twakira umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Twiganga turaganira twifashishije umurongo wa telefoni. Fande baramutse umeze neza? Maramutse neza Janvier. Twabahamagaye cyane kugira ngo tuganire ku butumwa bwa polisi mutanga, cyane ko kuri wa kabiri mu ijoro aribwo mwatangaje ko Miss Muheto afunze kubera ibyaha birimo gutwara imodoka yasinze, kwangiza ibikorwa remezo. Ubundi mu iperereza mwakoze ni ibintu byabaye igihe ki, byatewe n'iki? Byabaye mu masaha ya nijoro, ariko iyo urebye ku muntu uzi kubara igihe polisi imarana umuntu mbere ko imushyikiriza ubushinjacyaha uhita umenya igihe yafatiwe n'igihe yari amaze. Yego. Birumvikana ko atari ejo. Yego. Cyangwa ejo bundi hashize, ubwo bifata umwanya kugira ngo ube wakora dosiye. Yego. Abashe kwishyikiriza ubushinjacyaha kandi bitarengeje iminsi igenwa n'amategeko. Uti byatewe n'iki? Urumva ubwo harimo ibintu byinshi. Iyo usomye statement ya polisi yatanze, ubutumwa yatanze kuri X, ku rubuga rwa X, uhita ubona byinshi. Kuba wanyoye ibisindisha birengeje igipimo bishobora kuba ariyo mpamvu, kuba nta ruhushya rwo gutwara bifitiye bishobora kuba ariyo mpamvu, ubwo wenda n'izindi mpamvu zishobora guturuka kuri ibyo byombi nazo zirashoboka. Iyo mpamvu, izindi mpamvu yenda izo ngizo ntahagararaho ariko zishoboka, ni uko ashobora kugendera no ku muvuduko uri hejuru bitewe n'iyo mpamvu, cyangwa akagenda nabi bitewe n'ibyo bibiri umuntu yavuze. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo ni iyihe mpamvu, icyagaragaye gusa n'ibyo byagaragaye. Ibindi byo biragora kuba wabihagararaho ngo yarihutaga cyane cyangwa yagenze nabi mu muhanda, gusa nabyo birashoboka ko byarateye iyo mpanuka. Afande, si ubwa mbere bikoze nk'uko mwabitangaje, none se hari inama mwamugiriye bijyanye wenda no kuba yakorera perimi, bijyanye no kuba yakitwararika, ibyo bintu byabayeho? Ubundi ku muntu wese ushaka gutwara ikinyabiziga, yego, nta nubwo yakaba arindira inama ya polisi yo kugira ngo ajye kwigira perimi. Ariko mu by'ukuri ubwa mbere iyo nama yarayigiriwe, inama yarayigiriwe, arigishwa, arahanwa, arataha, asubira mu muryango kimwe n'undi uwo ari we wese ubona ayo mahirwe. Icyari gisigaye harahe kugira ngo nawe atekereze icyo agomba gukora. Yego. Ibyaha yakoze hari ingingo zibihana, kubona byinshi bibaza ati se dusanga tuzi ko polisi ifata umuntu ikamufunga mu minsi 5, agatanga amafaranga bakamurekura. Hari ibindi, hari izindi ngingo zirenzaho zijyanye n'ibyo amategeko ateganya? Ubundi hari ziriya ngingo zose ari biriya byaha byose wabonye akurikiranyweho biteganyijwe n'itegeko kandi birahanwa. Nibura harimo ibitarengeje amezi 6 yo gufungwa muri gereza. Biranashoboka ko ababishinzwe ari mu bugenzacyaha cyangwa bacamanza babisoza bamutegetse ko yishyura amande akanataha. Kimwe n'uko yahamwa n'icyaha agafungwa, kimwe n'uko wenda yagirwa n'umwere, nabyo bitewe n'uko babikurikirana nabyo birashoboka, kuko aho ngaho niho sinshobora kuhavugira kuko nabo bafite ubushobozi bwabo bakorana nabyo. Rero abantu buryo babona baca amande cyangwa umuntu agafungwa iminsi 5 agataha, byose birashoboka. Ushobora no kuyirenza bitewe n'uko dosiye yizwe cyangwa bitewe n'ibizengurutse dosiye. Ubwo nibyo bita circumstances. Kukubaza hanyuma, ni izihe nama rero mutanga bijyanye n'abantu batwara ibinyabiziga? Ubundi umutwara ibinyabiziga akwiye kwitwararika iki? Akwiye kuba yujuje ibiki? Ikinyabiziga n'inzoga ni ibintu bibiri bidahuza. Kujya ku kinyabiziga ukagitwara wanyoye ibisindisha ni nko kwiyahura, ariko ni no guteza akaga abandi muhuriye mu muhanda batwaye ibinyabiziga, baba bagenda n'amaguru cyangwa bagenda mu binyabiziga. Ikindi noneho biba bibi kurushaho niyo ubikoze nta n'uruhushya ubifitiye. Ni ukuvuga ko kimwe cyongera uburemere ku kindi. Icyo nagira inama abantu ni ukujya biga guhitamo neza, ntitukigire ku byago by'undi. Abantu babyirinze
twese twakoresha umuhanda neza dukurikize ibyo tubasaba umunsi ku wundi muri gahunda zagera amahoro mu nyigisho dutanga ku mbwirwaruhame zitandukanye mu biganiro nk'ibi tuganira tuganira ubutumwa butambuka iyo tubivuga dushingiye ku byo tubona n'amaso yacu kandi bifatika ntabwo tuba tukuye mu kirere kandi tubikora ku nyungu z'abantu bose bakoresha umuhanda ari utwawe ari utwaye ari ugenda n'amaguru ni ku nyungu za twese impanuka ku muntu umwe igira ingaruka no ku bantu benshi barenze we uyu munsi ntabwo nashidikanya ko n'umuryango utanezerewe kubera iyo mpamvu ese mu mibare mufite mubona ko impanuka nyinshi ziba zitewe no kuba abantu batwara yasinze kwirengagiza amategeko y'umuhanda yego hari impamvu nyinshi impamvu zitera impanuka ntabwo zose wazishyira ku businzi ariko ni imwe mu mpamvu zitera impanuka ariko hari impamvu nyinshi zitandukanye hari ababa batanyoye ibisindisha bafite n'amaperimi yo gutwara ibinyabiziga ariko birengagiza andi mategeko afite ahure no kugendera ku muvuduko uri hejuru afite ahure no kudatunganya umuvuduko ujyanye n'aho umuntu ageze afite aho uhuriye no kuba ikinyabiziga kitakoreshejwe ngo ibibazo gifite byatuma gikora impanuka ntibabe babikoze harimo ibituruka ku kirere imvura se cyangwa ikirere kitameze neza hari ibituruka ku yenda n'igikorwa remezo kidatunganije neza byo hashobora kuba hari impamvu nyinshi zateza impanuka rero no gutwara ikinyabiziga umuntu yanyweye ibisindisha ni imwe muri izo mpamvu Fandi wakoze rero ku mwanya wawe kandi tukubwiye wakoze Janvier mugira umunsi ufite Muheto bameze gute meze neza umeze nk'umuntu utishimye ufite ibitotsi oya ndishimye okay so tujye kuganira namwe so watwibwira ukatubwira imyaka ufite aho uturuka muri make birambuye tukakumenya murakoze cyane nitwa Nshuti Divine Muheto Rizanyuma ndi umunyarwandakazi mfite ababyeyi bombi si imyaka 19 y'amavuko nangije amashuri yanjye yisumbuye umwaka ushize nigaga Far Girls School ndi umuntu ukunda abantu ukunda guseka kenshi mbona nishimye ndi guseka ikindi ndi umuntu udakunda ko umuntu amutakariza icyizere murakoze kuki udakunda ko umuntu agutakariza icyizere hari experience waba warabigizemo hari umuntu waba waragutakariza icyizere bikakugora kukigarura niyihe mpamvu icyo kintu utagikunda impamvu nagikunda ni uko akenshi mu rugo mama wanjye barabimbwira ni umuntu iyo agutakaje icyizere yigutakariza completely atitaye ngo uri umwana sahora bimbwira nyine make sure ko umuntu icyizere umuntu agufitiye atazagira akakigutakariza ko bizakugora kongera kucyubaka so ni ikintu nakuzanye numva nanga pe nshaka ko kitazanambaho